ariko gatare ku runaka numvisha avuga ngo sibihari se yego akakubwira ati aka kantu naka rero abantu bavuga abo bantu rero bajya kureba shene zabo ukabona ko icyo gihe zari shene ziri parufe zidakwiye kugirira ishyari shene ya Yago bivuze ko barushwaga n'ubusa bati Yago waguye mu mutego utabizi ati bagukinze igihu cy'ubushuti n'urukundo no kuba ibibazo bari mufite byarakemutse ariko nyamara bagukinga umutego rero icyaba cyarabenye nuko privacy y'uwo muntu mu byukuri yarengerewe ikabamo ikibazo rero akaba ari cyaregera ariko kuko nyine bitabaye clear ngo tumenye ngo video yavuyeho ni iyi ngiyi sibyo iyo bari reportinze bwa mbere cyangwa bwa kabiri ni iyi ngiyi niyo mpamvu uri kumva none hari nabandi bari kuvuga ngo Yago yabonye umwanya wo kujya mu biruhuko uri bubangamira umwanya w'akazi ahitamo kubigira drama. Turizera ko mumeze neza kandi ko muri n'amahoro tubahaye ikaze kuri 10 to 10 TV ndetse na Jalas official. Ngewe ni A na B kuri 10 to 10 TV ndetse na Jalas kuva kuri Jalas official TV. Ariko sha abantu muri ikunda. Uriyita na business tukayita uko witwa business kaba wowe. En fait nuko mba nanga kugaragara nk'umuntu ukorera televiziyo ebyiri zitandukanye ndo mukozi wa radio na televiziyo flash. So rero Jalas official TV niho nyuza ibiganiro ngirana ni blog yawe n'ibyamamare birimo na ari ndi cyamamare muvandi uri cyamamare kuri 10 to 10 ubuse wanyishiye ko kugira ngo nze kuri Jalas official ntago mukanya yumvishe ibindi byamamare bahamagara ibukuru ntago mukanya byumvishe ibindi byamamare bahamagara ibukuru ariko iyi business y'abatumirwa no kwishyuza nayo iri mu bintu byaranze 2021 ndabizi ko tugiye kuganira cyane kuri review yego ya 2021 mu maseri iriyo ya mbere tugize uhinda misena na bientrodwiza ariko ikintu kijyanye no kwishyura no kwishyurwa uzizasenga abantu batanga ariko nibyo ino business yinjiza umuntu agomba no gushora ariko ntibibe impamvu hari n'abadakeneye kwishyurwa cyo tukivuge yego reka nguhe urugero none se ngewe ngugiriye favor uri umuhanzi cyangwa ufite impano yego ndakubwiye ngo uri dukine ikarita runaka ahari wenda watera imbere atumusa senkano urayafite se ariko aba yarayabonyeho none se aba yarayabonyeho we ibyo ari gukora biba byayamuhaye ahubwo mva kandi kantu nzi hari abatumirwa yego batajya bishyuza amashene amwe na yego ariko kandi bakayishyuza hakagira amashene bajya hari uko bishyuwe yego nafata ku mata sabyeme nafata ku mavuta kwati kuri 3D TV arawe yarabihembewe byumva nako ni CEO nahembwa heka nawe arahembwa hariya rega utagira ngo CEO is the owner oyada Chief Executive Officer ni ushinzwe gushyira mu bikorwa kugarera nawe kuko yashyize mu bikorwa arahembwa ariko urumva nawe no kuri 3D arahembwa ariko urushatse kuvuga ko ari ahantu hajya ku buntu yabivuze se ariko n'ubundi ejo yaduha ibiganiro ejo kuri press conference yaduha ibiganiro ku buntu yego ariko mbere yaho uburyo uri kubivuga wajya ni nka ji yaduha ibiganiro ku buntu nose mbere yaho yabaga ari insazi wabibaza nka Max oya fata uramuhamagara ukamubwira oya fata uramuhamagara harya nawe ariko nabonye yaragusuye yarakugendereye yarasuye amuvandimwe we tunamushimire by the way yaraje agashyiraho umugisha ka blessinga uri kuvugira kuri ryinyo se nkaho yariye ntese mvugire ku maguru ko Jalas na anyway ari rero uyu munsi tugiye kuganira ntago turi bwizime mu magambo cyane kugira ngo abantu turagenda tujya straight to the point tugiye kuganira muri no minsi issue iri gutrendinga di issue y'ikibazo umuvandimwe wacu yagize ari we Yago cyo kubura cyangwa se cyo kubura shene ye cyo ni kimwe cyo
reported cyo kuba kuko shene ntiyabuze ariko ntago ari gukora so ni ibintu ngira ngo tuganireho yego yaba abakunzi ba 10 to 10 abakunzi ba Jaras Official TV bose baze kugira ibyo bavuga nabo kuri comment by'umwihariko impamvu nifuje ko tuganira n'undi dusanzwe tugira ibiganiro bitandukanye tugenda dukorana ariko kuri no show turi kuri kamera navuze nti ari kubatamuzi wenda ubwo ndavuga abakunzi ba Jaras Official kuko abo kuri 10 to 10 bamaze kukumenyera numwe mu bantu nziko bakoresheje YouTube by'igihe kinini ntago nagutumiye ngo uze kuvuga experience n'uburambe mugani wa maji ariko urayifite ko twayarangije urumva abanza nayisumbuye ndahamya ko kuri iki kibuga nigeze kubona umutwe w'inkuru kuri ILS TV mu minsi ishize bavuga ngo ari washinze Isimbi TV karakantu umuvandimwe yashyizemo rwose ni kabi pe rero abazi Isimbi TV bazi ko iri one of the top yego so rero abaye harimo umuntu wayishinze koko hari tafari twashyizeho yego cyangwa hari umusanzu twatanze ku makuru rero nanjye mfite impamvu mbivuzeho nuko nzi kutabeshyewe ntago wenda wayishinze 100% ngo marandi bimbe nanditse ariko uri mu batangiranye nayo bivuge gutyo yego so rero ni shene nayo iri mu zima zigiye kinini ndetse na mbere yaho warabikoraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi niko nkunda kuvuga zivuze abantu agira mu rugo bikaba ibindi ntago waba ukigezeyo ariko nari icyaba bayiza we nuko so rero buriya atarenga aho ngaho buri muntu agira bright side na dark side true uzacunga n'imisatsi yawe ewana haba harimo y'imikara cyane ya shokora yakazamo n'iy'imvi yego rero ntawiburira nabyera ngo de ubundi bajya babona nyirahuku igira amabinga kuri indorerezi idasanzwe n'ibyo wabibonye ubwo rero tujya kuganira nyine kuri review nk'uko wari ubivuze yego uyu munsi twahisemo guhera kuri Yago tunamwifuriza umwaka mushya muhire kandi tunabwira abafana be ngo bihangane kandi ikindi bareka imbamutima zabo no kuba bakunda umuntu by'ikirenga erega urukundo rwa kugira umusazi cyangwa kugira umusizi yego rero ibyo nago wabiba inshuro ebyiri cyane zikurikiranye nago waba umusizi ube n'umusazi ubu umusazi cyangwa ukaba umusizi yego okay kimwe nk'uko buri kimwe cyasimbura ikindi ukaba umusizi ukaba n'umusazi ariko nyine abantu twasinze urukundo niko bimera ndabizi ko mubabaye ariko nyine hari n'ibyo mukwiye kwakira no kumva kugira ngo nanone munamenye realite y'ibi bintu twari dukomeje ku kintu cyo kwishyuza abatumirwa yego ndabizi ko mukundira Yago kuba umwaka ushize urangiye byibura hari impinduka nzima mubonye zigeze ku batumirwa yego Fireman yishyuriwe urubanza umwavoka ejo bundi yahaye yaka 200 by'ubunani na mbere yaho yari yamufashije igihe yavuga karwa y'akaguru n'igihe avuga ko inkuru ze na Keza zari imikino yego ngo inyogo ye ameze neza ngira ngo mwabonye amaze gushinga business Yago TV show restaurant yego cyangwa mwayibonye which is good by the way iyo ni influence ya Yago turi mu makuru mashya cyangwa amakuru amwe namwe yagiye yaranga Yago meza mu mwaka dushoje 2021 usibye inyogo ye hari n'abandi batandukanye Gihozo smart girl umuntu wavuga ko yahindura ubuzima na Yago ni benshi mwabonye ko usibye na Gihozo hari undi ninde Bulldog nawe kuri Yago byagiye bigenda neza kwingira ngo byagenze neza cyane yego Prifra je yataragenda nawe kuri Yago TV byari bimeze neza by the rest in peace mwanabonye ko Yago n'ikintu cyo gushimirwa impamvu nari mfasha akanya gato kugira ngo nyine nyivuge neza Yago numwe mu bantu berekanye ko usibye kuba izo aragiye azikama kandi akazikama neza ariko nawe hari aho zikwiye kumukama ikintu tukivuga abantu bumva ko tugiye guhanganisha aba YouTubers bari hano mu Rwanda wenda hari uko babikoze yego mu buryo wenda bwihishe badashaka kugaragaza cyangwa nabo hari ibyo bakoze byiza yego
ariko Yago muri uyu mwaka habayeho tragedy, Big Boss arapfa aritahira, asiga muri famiye harimo ibibazo. Urumva umuntu ufite abagore babiri byanga byakunda, hari ukuntu nyine ibibazo bitabura. Yago niwe twabonye yafashe initiative yo gufasha uriya mugore wa Big Boss, abantu mwakunze kubona kuri ekara zanyu, wari utwite, aramukurikirana amufasha mu by'ibanze afite ubushobozi kugira ngo agahinda k'urupfu rw'umugabo we katajyaho, agahinda ko kubura mikoro n'ubushobozi bwo kuzibaruka uwo mutware we yamusigiye. Yego. Hari abagiye banengwa ko bo yagiye abafasha, akabaha ibyo biganiro bikanarebwa cyane, ariko mu by'ukuri mu rupfu rwe bakajya bakanatabara, ariko nibibuke abo yasize. Rero Yago abo Big Boss yasize yarabibutse ndetse aranabafasha, which is good. Nabo bandi twa tuvuze, yego, bandi yagiye afasha ndetse akinakomeje gufasha. Yego, ako ni keza. Yego. Ariko umwaka ushize wa 2021 wabaye umwaka w'iminduramatwara kuri Yago. Yego. Ndetse no gutera ubwoba benshi. Yago ndabyibuka mbere y'umwaka dusoje, ubwo ni 2019 2019 hose. Yago yari afite chaîne ya YouTube. Yego. Irebwa n'abantu cyangwa inshuro miliyoni imwe, yakabye byaba byinshi ikaba miliyoni imwe n'igice, miliyoni imwe na 300. Aho ni mu kwezi, ku kwezi, mu gihe cy'ukwezi. Ariko Yago asoje umwaka afite chaîne ya YouTube isurwa byibura inshuro miliyoni 3 ku kwezi. Urumva ko uwo musaruro wikubye inshuro 2 ugereranyije nuko yari asanzwe akora mbere y'umwaka ushize wa 2021. Yego. Tutirengagije ibya COVID, tutirengagije imitego yagiye ategwa, tutirengagije ibihuha byagiye bikwirakwizwa ko Yago shene atariye, ko ari umukozi wa Kremona Knowless Butera. Yago cyane kuko yakunze kubivugaho, ariko byanamwubatse. Yego. None se Yago ko twavuga ko ari we wihariye Butera Knowless n'umutware we, si byiza se? Nibyo da, si byiza kuri we? Biri no mu byo abantu bashingiragaho, samukoresha bikagenda neza. Herega Kabebe arakunzwe, tuvanye ibyagiye byaniko n'ibyagiye bivugwa mu myaka yatambutse. Kabebe arakunzwe ni brand. Hari icyo byamuhungabanyije hose? Ntacyo. Reka tufate urugero, Kabebe niwe muhanzi kazi dufite wenda mu bo tuzi bafite masters kandi bakuye hanze cyane, sibyo? Cyane. Niwe muhanzi tuzi wenda ubimazemo igihe, kandi ubona ko hari umusaruro ufatika. Noneho akajyaho na CV yuko anafite nyine ukundi kuntu umuziki wamugize, kandi umuziki ukaba uri na kimwe mu bigize famiye ye. Rero kumugira si uguhomba, ni inyungu. Rero icyo kintu twe dukomeje cyo kuvuga ko Yago TV show igihuha cyaje cyuko ashena atariye, byari bije kumushegesha, ariko none mu bundi buryo biramwubaka. Yego. Yego, hari abo yahombye kubera icyo gihuha, nawe abacikaho, ahindura umuvuno kugira ngo yubake ibintu bye. Yego cyane. Sinzi niba barabibonye. Nakoko narakabonyeho gato, ariko Bose nari nzi ko ariyo, ntabwo nabifataga nk'iyo factor cyane. Oya, kumusenya byaramusenye, ariko kuko byamuhaye imbaraga. Urabizi ko hari abavugaga ko hari umuhanzi umwe wenda dusubije abantu inyuma ko turi muri review. Yego. Abibuka neza bazi ko iyo issue yatangiye ubwo Yago yagiranaga ikibazo n'uwitwa Rocky. Yego. Rocky Kimomo. Ari nacyo kintu yivera akomoje bati yahinduye umuvuno bamwe mu bo yakoreshaga. Arabareka. Erega twari dusoje 2020
Yago abantu bo muri Rock Entertainment ariko bafite pe papa cyangwe Skyto yamutuka kwa Rock bya showbiz amene kwa Yago muramba barire Rocky urwunge rwe namburwa nagasobanuye ke na Savimbi we na Savimbi na Kadafi we n'abandi interview igeze gukora bafite n'urwunge yego ya trendinze cyane kwa Yago rero kubatakaza ariko ukagumana nanone branding nka Knowless Butera iri bugari ne Gahongayire ikaguha Izayarimbo ikaguha Mbonyi ikaguha Platini ikaguha Neringabo ikaguha Igor Mabano ikaguha Aristide Gahunzire wenda nyine inshuti zabo kwa nyine abantu bakoranye ikintu ikintu cyumve nyine ndi kuvuga ubaye ikintu ndi kuvuga umuntu bamugize furu mu ndirimbo ariko nyine icyo ndi kuvuga navuze ngo ni ubajana bamubwire sibyo connection yabo iyo connection yabo erega none se ubu nguciyeho yabitanga ne wamumbaza kambere umutumirwa ko ntacyo dupfa sibyo none se ubu kidama swamumba cyane none se ubu tuye muri press conference yenda ari yose nazuka amafootage cyane ibyo ni ibintu bisanzwe rero yagoye icyo kibazo na baroki tutamenye nuko byagenze ariko nabyo byari bishingiye ku kuba byaravugwaga ko iyo shene atariye yego nabwo bivuye mu bandi banyamakuru bigaca muri abo ngabo kurumva intumwa niyicwa iraramirwa sinzi nimba bivuze neza naga abantu bari gutera amabuye Rocky kuvuga ko ibi nibi kuri Yago byuva kuko we yabibwiwe nyine ngatange message era uwatanze message we iyo abantu bamenye ko ari we watanze iyo message byari kuba ibindi barabimenye aho turi buhagere rero Yago twinjira muri uyu mwaka Yago ari nyine ari agomba gukora cyane urumva yari afite motivation yuko abaroki asoje umwaka bimeze neza rero afite Butera afite Kina Music muri rusange bigomba kumera neza no kurushaho yego urumva ufite Rock Entertainment ubwo biranoroshye kubona Junior Giti kuko icyo gihe abantu babyibuke nago Giti Business Group yari yakaza ndetse abanabizi neza icyo gihe umubano wa Rocky yego na Giti bari inshuti magara baragati gakubiranyije agati gaso karagati inshuti z'akadaso kinsobe hari ukuntu igiti gikura n'ikintu gikaza basangiye imizi n'igihimba byose nk'iki gutya ko batari kukibona Kevin agishyiremo nuko byari bimeze none urumva ufite erema eshatu zikomeye mu myidagaduro ya hano mu Rwanda Rocky Junior Kina Music yego ubwo rero bivuze ko byoroshye kubona Bushari kuko ari kubona papa cyangwa ari ukuntu ari kuza nawe akeneye ko papa cyangwa naze ko bari buhurire mu nzira abareba papa cyangwa bakanareba Bushari bakabagabana biratuma n'abandi nabo bavuga bati no Yago reka tumwizere tumusange Yago arizerwa biranashingirwaho kuri icyo kintu agenderaho cyane cyo uko cy'imibanire yari asanganywe nabo muri industry Yago ibintu bimera neza sibyo yego Yago arakora ubwo izindi shene zari zihari wenda navuze ko Yago yarasoje umwaka afite viewership ya miliyoni 1.5 yabaye nyinshi ku kwezi so ubwo rero Yago gutakaza abo ngabo by the way ariko tunisegure kuba dukurikiye umuyaga ni mwinshi yabaza kubyumva mwihangane kuko nabonye hari abantu bari kudutira comment ngo umuyaga ubwo rero Yago gutakaza abo ngabo urumva yarasoje umwaka abafite abantu bamugiriye icyizere bavuga bati Yago ashaka kutugeza ahantu hatandukanye kandi abo ngabo yarasanze muri game kubera ko umwaka wa 2020 wabaye umwaka wa Yago wo kwereka abantu ko ari cyashoboye abantu barakibona noneho bagira ubwoba rero umwaka twari gutangira 2021 ugomba kuba umwaka kuko muri game harimo akavuga ngo abari njewe nyine uyobora
ako kantu rero kakagomba kubamo kugira ngo udahomba abo bantu. Yego. Hakwirakwira icyo gihuha. Ariko ntibyamucaye intege, arakomeza. Aha. Yago mu gukomeza arakomeza bigeraho mu kwezi kwa gatandatu. Yego. Ariko ubwo mbere yaho nabwo byari byatangiye gututumba. Yago atobora arero ravuga ko hari ibintu arambiwe muri iyi showbiz, cyane cyane iyi YouTube dukoresha hano mu Rwanda, we bimubangamiye. Ari nabwo hatangiye abantu icyo gihe gututumba, yego, umwuka mubi hagati ye, urwango cyangwa se mubi hagati ye na Irene muri Ndahabi ndetse na Sabin wa Isimbi TV. Yego, kugira ngo iyo ni operation tuzagarukaho kwayo ku kiganiro gikurikira, niyo tuzaheraho. Ariko ibyo byose bisoje noneho umwaka nk'uko uri kubivuga, Yago abaye reported, Yago aripotinzwe, Yago ahemukiwe nk'uko abivuga. Yego. Ariko Yago nanone nawe utifuza gutangaza kuva kuri uwo munsi kugeza n'isa. Yego. Umuntu umugendaho. Aha, aho ngaho rero ngira ngo abakurikiye Iris TV nagerageje kwerekana ibihari, yego, cyangwa ibyavugwa dushingiye ku byo Yagowe ubwe yatangaje muri statement yari yanditse. Yego. Iriya mvugo ya Yago hari ibyo yerekanye cyangwa hari ibyo yahishuye abantu baha amahirwe, kandi ibyo byabaye imvano yo kuba Yago uyu munsi atari gukora, amaze byibura hafi icyumweru atari gukora. Aheruka video y'inyogoye cyangwa inyogoyera, hari ikindi kiganiro inde ndumva ariwe, hari ikindi kiganiro cyaciyemo, ariko mbere yaho hari haciyemo inyogoye. Kuko icyo gihe yari yamudoye kuri 10 TV turamukoresha, najya kumukoresha tunamushimire by the way. Yego. Abantu bajya tugira neza, tujye tubashimira, abagira nawe tubanenge tubagaye. So iriya statement yatumye uko twatangiye umwaka ariko tuwusoza, abakunzi ba Yago baba die hard fan bongera kuduta umubano wa Yago nabo bavuzweho ikibazo ubwo umwaka watangiraga. Ariyo mpamvu hari abashyizwe mu majwi kubera ko abafana ba Yago bagize dute. None se niba umuntu amuripotinze namuvuge, yego, nyirubwite akavuga ko uwo muntu yamuripotinze kubera inyungu ze bwite, kandi ngo abashinja urwango. Yego. Nje nk'umufana wa Yago mpita ntekereza ko mu by'ukuri ibyo twabonye dutangira umwaka cyangwa ibyo twabonye tugeze hagati mu mwaka, yego, ari ibyo n'ubundi byabaye cyangwa bibaye intandaro yo kuba Yago atari gukora. Niyo mpamvu wabonye abantu bavuga bati ariko ni kanaka ufite iyi shene nini, wa wundi wigeze kuvuga mu biganiro ko yabwiye abantu ngo nibakaze gukora ibiganiro iwawe. Bati rero uwo kanaka muri comment bagenda bazisomeye, bati Yago waguye mu mutego utabizi, ati bagukinze igihu cy'ubushuti n'urukundo no kuba ibibazo muri mufite byarakemutse, ariko nyamara bagukinga umutego, ariko umutego ugwamo kubera imbaraga zawe no gukora kwawe, none dore ibivuyemo. So rero wenda utararenga aho ngaho, wenda kugira ngo nubwo uri kuvuga uzimiza cyane kubera ko ubushize ushobora kuba waratatswe. Ariko uzikona message, oya uzikona message abantu. Anyway, utararenga aho ngaho wenda kuri kubivugwa bibiri kugeza ubu Yago nta cyo ya clarifier ngavuge ngo nazize iki. Rero kirero kiri kwica ibintu rero sasa, kuko kiratuma havugwa n'ibindi. Nubwo bwose Yago nyine atigeze clarifier ngavuge ngo nazize iki cyangwa se wandipotinze n'uyu yandenganyirije iki. Yavuze ko mu biganiro, yego, uwamuripotinze cyangwa se uwamureze kuri YouTube, yego, yavuze ko ngo yatutswe mu biganiro byanyuze kuri Yago TV show. Yego. Nta uwo muntu araza kuba umunyamakuru ati
umunyamakuru ate wo kuri YouTube uterigeze ukoreshejwe ikiganiro na Yago kandi report ivuga ko ari ugutukwa uwaripotinze we yavuze ko yatukiye kwa Yago ubwo impamvu ni kugira ngo ntabwo ni kugira ngo nkureho ngo mbese ngo mbagira bere ntabwo ni kugira ngo bashinjwe ariko hari ikintu naka tugomba kumva precisement Yago uraza kuvuga ko Irene yatukiye kwa Yago cyangwa se Sabin wa Isimbi yatukiye kwa Yago kuko niko Yago yavuze ko wa muri potinze yavuze ko yatutswe yego ubwo turi gushaka watutswe ariko sese gatoya turebye uko abo ngabo wari umaze kuvuga bakiriye ikibazo cya Yago koko nibo bamututse baramuhumurije yego banamubaye hafi sibyo yego yewe na ba DJ Brianne na ba Junior n'abandi batandukanye benshi cyane rwose haba kuri Twitter kuri Instagram niba na Facebook n'abaho simbizi baramuhumurije even na super manager bashirwaga mu majwi nabonye press conference bamukoresheje avuga turi hano umwana wo mu rugo ati memukiye Yago nawe mukiye papa uturanye na papa wa Yago ati kuko inka ziwacu zirisha iwabo n'izi wabo zikarisha iwacu ubwo rero ndashaka ko turebamo ingingo nyamukuru ifatika sibi tugende ku byo Yago yatangaje tuvuge tuti niba Yago yaravuze ko umuntu yatukiye kwa Yago ninde watukiye kwa Yago ushobora kuba ku kantu kari kabi sibyo se ninde watukiye kwa Yago bikaba bishobora kuba byaratumye atabyakira akagira no kujya cyo gukora report kuko reporting nubwo bwose uburyo bivugamo urumva ko ari umuntu yego sibyo kuko ntago ari robo yabikoze ntago ari robo kandi ari robo yabikoze yabifite icyo bita AI artificial intelligence yabiremye nk'umuntu iyo robo yabigira santima ngo yatutswe yabariye urumva aho hantu rero niho nshaka ko mbese urumva rero kuko mubashirwa mu majwi nubwo bose turi kuvuga Irene Sabin n'abanyamakuru bageze kugongana na Yago ariko mubashirwa mu majwi hazamo super manager hazamo Junior Giti hazamo fata ku mavuta hazamo Brianne hazamo Baroki nyine abantu bose basa nk'abari guhura n'ibiganiro byakorewe kuri Yago TV show rero aho ngaho Jalas nabyumva abo bantu impamvu aho ngo ibitutsi cyangwa urwango rwavuye aho ngaho hakazamo n'umutego yego ese koko shene ya Yago niyo shene abantu bagiyeho bavuga ibyo barirekura reka nkoresha iyo mvugo ati birekuye tujya tuyikore baterana ubuse abo bantu iyo niyo shene bagiyeho gusa baterana ubuse none se kuki shene ya Yago ariyo byabayeho yonyine urumva aho ngori ku ruhande rw'abatumirwa sibyo noneho abafana bo bakata bafata noneho uko Yago bamukunda none bakareba n'izindi shene bagakompara bagati Sky kuri the choice ko yirwa kuri 3D TV ko yirwa kuri X large TV episode per episode ko yirwa hega no kuri Jalas official barababaze ibe no kuri Teri Tuteri bajyayo bakababaza none kuki Yago ari uvuyeho abo bandi nibaveho katabavuga bati rero icyo ni ikibazo katabavuga bati rero Yago waguye mu mutego utamenye utabashe gutahura abo nabafana abantu bakwereka ko muri kumwe munasharinga abo batumirwa cyangwa ukoresha nabo batumirwa bose bari gutrendinga ariko wisanga ingaruka ari wowe zibayeho none ikintu wavugaga nk'ingingo uvuga uti DJ Brianne muri no mezi ashize tumubonye kwa Yago cyane kurusha uko twari tusanzwe tuhamubona navuga ngo twanamubonye n'ubundi yarasaga ariko noneho hari interview iri specific abantu bagiye bahurizaho yego za telefone yawe gusomera ku titre yanditse Kevin ayime buriya ni ushinzwe ibikorwa muri Jalas kaba cameraman batinya shaka kamera ashaka kujyamo ngatange peace ndebe iyo title yirebe uri uyibone title umyumva ndabona Pizzo maze gukora inkuru ivuga ngo birekuye ubwo rero abantu bavuga bati yaguye muri uwo mutego rero iyo interview baravuze ngo kandi na nyine ubwitega yarabyanise ati
DJ Brianne akoreye ibishita niba ari ibishita nimba ari iki Junior Giti shiraho yirebe zanye gushakira dore ukina nyaboneka nawe baka ngire gute agiri ukina kandi potinga se bakwemera kumvana bakwemera kumvana ku mugati bakwemera kumvana ku mugati DJ Brianne ndumva ni nyuma y'ubukwe bwaragera mwumva ku rutitre yavugaga yaragiraga iti DJ Brianne akoreye Junior Giti ibishitani tugize ubwoba noneho ku ruhande hakaruka afata ku mavuta fata ku mavuta amusabye ikintu gikomeye muze kureba iyo interview yagiye hanze ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 iyi rero ni abantu bamwe bavugiye bahere bavuga ko DJ Brianne ubuse yateranaga n'abandi bantu batandukanye yaba yararengereye uravuga batari ko byaba rahangaha byavuye urumva nyine bari gushaka impamvu kuko nyine ubwite utigeze uvanaho icyo gihu kibihuha bihari yego so nukuvuga Yago yatije umurindi ibihuha yewe no kuba inshuti ze zashinjwa ko zagize uruhare mu kuba shene yakurwaho kavuze ngo umuntu wandipotinze yadushinjije urwango umufana wa Junior Giti uri bubyumve yarumvije Brianne yaramututse yaramwibasiye sogeze kuntu titre ivuga ngo amukoreye ibishitani koko yaramukoreye ibyo bishitani aravuga ati none se ko yasiramuye fata mu minsi yashize ntagire ibishitani ni tuntu twadanje none gusiramurwa kare bya bisirayeli bituma uhabwa umugabane mu bana b'Imana ubwo ibishitani urahabwa umugabane he uzenga abantu badasiramuye sabana b'Imana none se umusiramu okay abasiramu ko bazajya mu ijuru is joke by the ni joke se bazajya mu ijuru se ariko ine principe yabo ya mbere no gusiramurwa ubu nta musiramu udasiramu bibaho uzabaze wumva urebe kafiluni anyway reka twikomereze uko byo kintu yego so wowe uri gutanga fact yuko ibiganiro bimwe mu biganiro ariho habaye bishobora kuba byarabaye intandaro yo kuba hanyine hari ibi bihuha turi kubona bivuga ngo naka nibo bakoze ibi ngibi okay n'abantu bacyumve neza nago nigeze nshinja DJ Brianne ko ari we wakoze biriya bintu navuze ko cyangwa Junior uwaba bara muri potinze yaba yarashingiye muri nabyita nguki package iri muri content Yago yakoze so ubwo rero twavuga ko Yago yirangayeho akahatwika bigashidukana nawe ahahiriyemo yego ari na wa mutego noneho abatarumvishije ibyabaye kuri Yago uyu mwaka byo kuba hari abatifuza iterambere rye kabarusha gukora ega sinzi n'impamvu abantu bagiye gufuhira Yago babona viewership ya miliyoni 3 ku kwezi we ari kuri imwe bamukubye 3 byumva sibyo ko wagira ngo urabazi no abo bashyizwe mu majwi erega none se cyara nimba yaravuze ngo wari umunyamakuru wandikaga ibi nibi sibyo akavuga ati wari umunyamakuru wakaga ruswa ibi nibi yego sibyo sukayo mu mujyi icyo umva iyo sequence icyo gihe Yago yarakiri kuri TV10 niba atari kuri Good Reach ahari sibyo uko nuva yaciye kuri Good Reach by the way muri ndasuhuza show turanamusuje by the way Yago abantu rwose uri mu Mutara nabonye yarasuye ababyeyi n'abakiriyo bimere neza ukumvise kintu noneho hari abantu byanga byakunda muri forum z'abanyamakuru za groupe WhatsApp ziriho bimyidagaduro nabo muvugana hari umugati ariko runaka numvisha avuga ngo sibihari se yego akakubwira ati aka kantu naka rero abantu bavuga abo bantu rero bajya kureba shene zabo ukabona ko icyo gihe zari shene ziri parfait zidakwiye kugirira ishyari shene ya Yago bivuze ko barushywaga n'ubusa kimwe nk'uko n'uyu munsi nyuma yaho
ibibazo byabo bikemutse turagenda etape par etape. Yego. Trio ya Sabin, The Choice, ubwo ni muri ndahabi Philip na Moses iradukunda hamwe na Yago. Iyobowe na chaîne ya YouTube yitwa Isimbi TV. Isoje umwaka ifite viewership ya miliyoni 6 ku kwezi zirenga ibihumbi bikeya. Yagira shite ikaba miliyoni 4 n'ibihumbi 900 ku kwezi. Kumvyo kintu Kuri iyo viewership. Igakurikirwa na The Choice. Ifite viewership ikaba hafi miliyoni 4 zaba nyinshi zikaba miliyoni 4 n'ibihumbi 900 hafi miliyoni 5 ku kwezi. Hakaza noneho Yago TV show wa miliyoni 3 zaba nyinshi zikagera muri 4. Abo bantu bari kujyana icyata burenge. Ariko wenda utaranarenga aho ngaho kugira ngo ndagira ngo tuze gusobanura utuntu tutaza kuducika tumwe na tumwe. Hari ikintu bavugaga bati Yago ashobora kuba zize content ya now. Yego. Kubera ko irimo ama image yandi. Ubwo rero iyo content ya now. Wibuke ko muri uyu mwaka Yago TV show yakoze ikiganiro ubwo habaga saga ya Keza na Yaka. Yego. Nawe nabonye warasuye Keza twite. Nahise twite. Ariko yanciye 10. Uko byo kintu ariko nari muhaye by the abakoze iriya content ya Yago amena ya Yakamwana na Keza. Ibiganiro Yago yakoze nyuma yaho bavuze ngo mwaratubeshye. Content yabigiye hasi. Urumva ko rero nubundi biri buze bikavuga bati Yago yaguye mu mutego wo kuba birashoboka ko abo ngabo bavuzwe mu mezi yabanje y'uyu mwaka ubo ibyabo byari byarakemutse. Yego. Ariko noneho uyu mwaka uri kurangira abo ngabo bamushinja ngo watubujije ibirayi, watuvanye kuri salade na makaroni udusubiza ku mushogoro. Bakaba baramuciye urwa rwo kuvuga ngo noneho iyi now uri gukora turakubonye, reka tukwereke ukwimbwa zambarwa. Ariko ari ibyo ngibyo byabaye chaîne ya Yago kubera content ya now nago yakabaye kiriho, yakabaye yarabaye terminated. Kuko now ni content nini, ni video zirenze imwe, zirenze 2, zirenze 3. Kandi nasobanuye ko YouTube iguha strike 3 yego zisanzwe, bakaguha umwanya kuvugisha abo bantu baziguhaye, bitakunda bitakemuka channel yawe ikaba yavaho. Hari nubwo bataguha umwanya kuvugisha abo bantu channel yawe ikavaho, bakakubita termination. Yego. Yaba zaba community guideline strike zikugezeho nabwo 3 automatically kayita ivaho. So no kuvuga kugeza akakanya mu condition ihari nuko Yago ashobora kuba afite 2. Icyo ni kimwe kubera ko icyo ni kimwe kiri kuvuga penalty yo kuta uploading. Icyo ni kimwe kiri kuvugwa. Ariko nanone twibaze nagaru urwango kudakora kwa Yago abakunzi be ni baba bafitemo igihombo. Ariko se impamvu iri gutuma wadakora wose mufite inyungu bibaye bitari ibya report ko nabyo birashoboka. Kabantu bitewe wese jara nushobora kurwara kabana turagusuye cyangwa kazafata tugiye urugero rw'abaniga baba muri ghetto rw'abajama hano zo kubibasira kwa hari navuga ngo umujama ushaka ko umukobwa musura muri ghetto amubwira ko arwaye. Sibyo? Hajye urwaye bwa mbere arenda kagusura. Ubwa kabiri karwara arisakaza. Sibajya uko urwaye kugira ngo munezero na cyizere na bwiza nabo bazaze. So hakaba harimo akantu gashobora kuba akantu ka drama kuko Yago nawe ubwe ashobora kutufakinga kuko abantu nyuma ya byose hari abari kuduta iriya statement bati kuki nyirubwite atari kuvuga uwamuripotinze cyangwa ngo agaragaze icyo kiganiro baripotinze. Sibyo? Noneho ngo turebe niba koko kiri mu rwango bamushinje, tunarebe urwo rwango rwajyaga kuri inde byumva
rwari rushingiye kuki ni ashobora kubikora ariko mu rwego rwo kudakuririza ikibazo akakigaragaza ariko nanone bituma nanone you know habaho iki habaho urujijo ndetse n'ibihuha bigakwirakwira none se ubu ngo bavuga ko yego yaba mu minsi yashize yarateye ivi nabyo biravugwa umukunzi akaba ari i Kigali biravugwa byose ngira ngo wenda utanagiye kure cyane aho ngaho kuri iyo yishunge nanjye bwanjye mu minsi yashize nta kwezi gushize hura na Yago yambwiye ko umukunzi wazaza i Kigali ntabwo yambwiye ko wenda bishobora guhurirana ntakore urumva ariko urumva icyo uvuze kirashoboka none se wabivuga ko noneho Yago umwanya w'akazi yawuhaye umukunzi we cyane ko ari no ataba mu Rwanda bikaba ngombwa se ko yirwa abwira abantu ko yabaye reported noneho ako kantu urumva byose niba biri kuvugwa rega ako kana kavuga ati ariko begenze gute niba babona maze icyumwe nakora baragira dute kandi ko kurumva nimba warateye ivi you know umukunzi wari mu gihugu ateganya wenda no gusubira yango video abantu barazibonye sinzi nimba tarabaye ko irafuta je ndarayisevinze Yago ubona muri saro harimo utuntu tw'imitima indabo z'imituku cyumba cye niki ukabona ba agina bajizere babo cyera exactement byabaye umunsi akora iriya video y'inyogoye iriya ya nyuma y'umwaka mushya muri iyo minsi muri iyo gap mbega muri irya minsi mbega inyogoye bari kumwe cyangwa nyuma yaho gato cyangwa mbere yaho gatoya icyo gihe hagati ya Christmas na Bonani cyangwa mbere ya Christmas ho gatoya rero umuntu wakubwira ngo Yago kuba atari gukora ari gufumbira urukundo rwe wamwumva iyo nayo ishobora kuba ingingo so noneho uwo muntu uri kubivuga ko akavuga ati Yago be ari gukora ari kubidramatiza ariko kuko atari ubwa mbere bibaye nubwo bitubwiye niyo mpamvu arabavuga ko bitari drama kuko muri make hari speculation zivuga ko mu kibazo cya Yago harimo nagatwiko none uruvaze kabura konfirimye se none se dore mama agatwiko karimo ni yingi abafana be bashize baravuga bati turakora unsubscribe niba yagatagarutse sagatwiko se nanone ni insazi urumva sagatwiko kuko Yago yabikoze wubwe nka nyirubwite ahubwo abafana uko babyakiriye hahiye tudafite Yago na YouTube iri mu Rwanda which is good kuko hari abafana ramaze kwigarurira so rero wenda ukiri aho ngaho kuri iyo ngingo y'ibindi bishobora gutekerezwa ko ku kibazo cya Yago Yago yavuze ko yabaye reported kubwo gutuka kubwo ngo hari umuntu watutswe mu biganiro yakoze yego mu buryo buri technique niho nshaka kutwinjiza icyo gihe ashobora kuregwa iki gishobora kumuha izo strikers zishobora gutuma ataploading niki nyine twinjize technically noneho ndashaka kwishura ibyo yagoye duhisha ni ibiki bishobora gutuma kuko urumva hari nk'ibintu bishobora kubaho umuntu agafata nk'agace kamwe akagushinja sex abuse nyine urumva ibintu mwaye muri kuvugaho jala utarenga aho ngaho ikintu cyitwa racisme kuri social media zose ni ikibazo kandi cyahagurukiwe ku buryo ki n'umufana cyangwa comment y'umuntu ishobora gutuma ibyo akora cyangwa ibyo yakoreshaga kuri izo mbuga nkoranyambaga bihagarikwa ngira ngo abantu babonye case ya Trump bajya babona amakesi atandukanye hari n'umupastori wo muri Nigeria byabayeho kubera ko yavuze ko batinganye gusa imagine kimana itabemera cyangwa niki juste bitwa TB Joshua yanapfuye by the way muri mwaka yarapfuye shene ye baritaminatinga sibyo rero icyaba cyarabaye nuko privacy y'uwo muntu mu byukuri yarengerewe kagirwa ikabamo ikibazo rero akaba ari cyaregera ariko kuko nyine bitabaye clear ngo tumenye ngo video yavuyeho ni yingiyi sibyo yaba reportinze bwa mbere cyangwa bwa kabiri ni yingiyi niyo mpamvu uri kumva none hari nabandi bari kuvuga ngo Yago yabonye umwanya
wo kujya mu biruhuko uri bubangamira umwanya w'akazi ahitamo kubigira drama ntibiri kuvugwa kugira ngo abone uko akora gahunda ze ziri personnel kuko urumva nushyiraho umukunzi gusura famiye gutegura byo gusura umukunzi urumva mbega hari imyiteguro y'ubukwe nge nakoze ubukwe zikora imyiteguro imeze ibi mbabwira si ukubabeshya abantu bafite imirimo bakaka day of you hari n'abakiyukwezi bitewe n'akazi bakora bakayibaha cyangwa y'icyumwe cyane icyumwe dijana nanago byakunda cyangwa bibiri so kuba avuga ngo ntituzigiye tuzongera gukorera hari igihe gishobora kubaho bakagwa strike oya bara specifying igihe bara specifying kwa strike imwe amezi 3 ngo ni iminsi 90 yego ibyo bara specifying iyo bavuye ko utari bwa upload ngo ati nagomeye ku uploadinga kugera ku wa mbere w'ikimo gitaha akenshi bara ku minsi 7 ibyo bara specifying ko rero urumva ko ibaye strike iminsi yakaba yayize urumva ubu ngubu washize iminsi uyu ni umunsi ugira hafi kwa rebye ariko kwa uploadingira bayda uri bubibone urumva Kevin naturebera tuvuye urasanga nyine icyumweru cyenda gushira cyangwa kiri hafi gushira hari ubwo baguha ukwezi sibyo ubwo rero ibyo bihuha byose bikaza bikirunda kuri Yago kandi nabyo rega nibyo kumushira nyina none so hakabamo n'indi ngingo wenda ukiri kuri icyo kintu watanzemo nk'urugero abantu bakunze gushingiraho bakavuga bati ese ngira ngo ni n'ikintu Peter yigeze gustatinga yego Phil Peter aravuga ati yasohoye indirimbo cyashya afite agafoto agafoto nako urumva urumva ari ikintu yigeze kuvuga aravuga ngo ni iki kintu cyihariye cy'umwihariko cyatuma twanga Yago sibyo ku buryo nyine mwese muza muvuga ngo twanga Yago ngo kubera ngo iyo viewership ese ni urebwa cyane iyo viewership si ikibazo ahubwo bafite ikibazo kuri viewership baba bafite imyumvire n'imitekerereze no guplaninga bitazaramba nyine ariko kuko reka nkwereke uretse nanga urugero rwanjye rurangiza icyo ndi gushaka kumvikanishamo Philip ashaka kumvikanisha avuga ati sinzi mpamvu mwumvikanisha ko Yago tumwanga mbese ari we muntu ukwangwa urumva bikonya bigahurirana n'ibyo bintu n'ubundi n'urugero rutanze uravuga uti ko hari izindi chaîne n'ibindi biganiro birimo abantu bagiye baza bamugani bakicana bagahundanya imitwe mugani wa Irene bakavunira mu mavi bagakorana ibishitani bagasiramura bakagira uti urumva mukurenga gahuku urumva era kale ngo aramune urumva niba umuntu azakane undi sibyo wowe ntuveho akazuza ndanabyibuka rwose pe ku kintu kijyanye n'imitwe y'inkuru yego imitwe y'inkuru by'umwihariko icyo kintu ndakibuka ko kigeze kubaho kuri Rene kiramugonga cyane abantu bakajya bavugisha Phil akabaga ati inkuru ni Rene uzikora ujye mumuvugisha ndabyibuka ibyo bintu twarakoranaga icyo gihe ariko nta kindi kibazo kinini byajemo yego sibyo twiye tunabona channel ya Phil Pitiva yego sibyo the choice iva yego so kuri Yago bikaba umwihariko inshuro ya mbere abamwanga yego bivuyeho abamubuza ko abatumirwa abamusebya bavuga ko shana atariye abamutega abakobwa ngo basambanye bamufunge byose urumva bikagaruka style kuri Yago ko tuze kutabongeraho narwo ngo baramuhaye se mbapa urumva urumva areze urumva umuntu nagutega umukobwa koko w'umumineri izo si intuga zose ziri kugenda zigaruka kuri Yago ariko byose bikagaruka ko ari mu rwego rw'urwango n'ishyari noneho nk'iko kugororyo nari ntanze Philip akavuga ati ni iki cyatuma tugirira Yago urwango n'iryo shyari sibyo bikongera bigahura n'iyo speculation yawe utanze cyangwa se n'icyo kintu gitekerezwa none jana bose gatoya Yago ashobora kuba wowe ko bimenye ufite umukunzi abahanze umbaze kandi unsubize yego sibyo aka kazi ukora yego kuvuga ati sheri wanjye ndaje mvuye Canada yego ndaje nje mu biruhuko yego haryo ubwo uko wakoraga
akarinde wari ufite niko wakomeza kuba ufite icyo gihe umukunzi wawe ahari nishwe mwagiye Gisenyi nishwe mwagiye ku Kibuye wanateye ivi ariko ushobora kubifatanya n'akazi erega wibuke ko hano turikoresha Yago ni CEO and owner and founder and managing director kandi rega hari ibyo tutabona hari ibyo tutarebesha amaso ushobora gusanga n'uwo mushera w'umushoramari none Yago TV show kavuga ati sheri ndaje ega tunaganire urugo rwacu n'urukundo rwacu rugomba kugenda none se uva nkubwire reka nkubwire byoroshye uva kandi kana uretse gatoya babwiye ko dukoresha 30 twatwize muri 50 byaryoshye nta kibazo turasoza mu kanya nta kibazo akaba bumva iki kintu uyu munsi ndubatse mawa kazi muri Kenya inshuro nitaga kuri famiye yanjye nizo nkomeza gukoresha cyangwa kubikoramo none se uyu munsi ko turi kuvuga ngo harabare kuvuga ko Yago umukunzi wari i Kigali iyo Yago aba ari we wasanze umukunzi we irwota amasimbi aba ari gukora nkuko yarasanzwe akora ariko ibyo byari no kumvikana kuko tumva ko n'umukunzi waje we ukora tabireka sibyo akamuha uwo mwanya bakagira ibyo basotinga cyane ko ari n'urubanza rukomeye jarasi gutera ivisi ibintu byoroshye bangahe baritereye bakababenga sibahari umwaka washize bangahe baritereye nibahuze sibahari umwaka washize none kugira ngo wirinde icyo kintu wakora iki abantu bashyire question mark gusa kuba yagatari gukora ni ikibazo sibyo kandi abantu tubona ko gikwiye kuba cyakemuka so rero tugenda dusoza yego so biravugwa ibyo ni bivugwa byose tumaze gustatinga magingo yerega ubu ngubu nabira byose rega ni byavuzwe ko Yago we yarastatinze nuzire yari ariko ni yatwereka dashboard yiwe rero niba baramushinjije urwango afite community guideline strike cyo ni kimwe niba bitari byo harimo drama nagatwiko cyangwa akaba yarafashe ikiruhuko akabura uko abisobanura akagifatirana gusa amahirwe menshi turi gutanga cyangwa n'abandi benshi bagiye batanga ngo n'abandi ba YouTube batandukanye banabonye ko nahise anabendi ngunde yo kuba Dream TV yasivaho even na yawe bayi brokitse Kigali 24 I guess so izo zose ni zagiye zibaningwa uko icyo kintu urumva ko nyine kuba noneho bitarabaye kuri Yago wenyine reka wenda icyo cya rusange ikibazo kiri rusange tuzakigarukeho kuri operation ya kabiri ya Irene Sabin na Yago yego so impamvu tuzayita gutyo nuko ni operation ndende cyane abantu bazishare rwose batwumve kandi mujye munaduha ibitekerezo batubwire uko babyumva kuko twebwe nago turi gusesera ngo turi kureba uko ibintu byabonetse cyangwa byagaragaye mu mwaka washize ndetse no bizakomeza kugaragara muri uyu mwaka twe turangaha nk'abakozi nk'indorerezi kimwe nkuko birebera ku ruhande nta mutima mubi Yago arabizi ni inshuti yanjye nta mutima mubi nigeze gukoresha ikiganiro yaka aramwataka cyane ngira dute ndavuga ni wenda Yago ashobora kubifata nabi ariko nta mutima mubi noneho umva jara siko wibuka ko tujya gusoza umwaka Yago aribwo hasohotse video ya Yakamwana amutuka iyo mbere yaho gato twe twahuriye Musanze dukora n'ikiganiro arambwira ati Jaras tukirangije cyose yego ati harakano nibagiwe kandi yakura muzi kunateye nakahese ati setting nkakubwire wasetinze ati ba diaspora muzongeye kunyuza amafaranga kuri Yago nawasigaye yanjya avuga ibintu byinshi cyane ariko nyuma nza kumenya ko nkurikije ibyo yavuze nyuma ngo yari yamusize bagomba kujyana Gisenyi nyine ngo Yago asigaye akararakara sasa rero urumva sinzi generally twagiye
jana ubwo rero urumva ko niba yakakubwira ati setinga nkubwire ati ba diaspora yagometse kumuha amafaranga bikwereka imibanire dufite hagati yacu twe dufite YouTube channels nawe dukoresha ibiganiro yakayibwira ko aba diaspora ari amafaranga bamuha yego kandi n'abamushuka ngo yange Yago bakamwereka ko Yago hari ibyo batakoze niko ntekereza yego ukurikije na video yindi yakoze imwe bakoraga snap yego wabonaga ko nabyo bisa nk'ibiri n'uburyo bwo kuvuga ngo Yago ndeka kubera ko hari iby'ungomba utankorera rero iyo case y'amafaranga nimwe muri challenge ihari hano hanze sase ndetse izanagomaho igiceri cyo cyose kuko ibaho kubera cyacyo cyo kwikubira abatumirwa no kutaba claire ngo twerekane ko abo batumirwa nabo hari access bafite kubyo bakorerwa like ntibashaka gufasha yakamwana cyangwa icyogere mu nkuba ni telefone ye bimuhe nimero ya Kevin fata Kevin ushaka kumuremera wowe mu diaspora dore ngiyi akira nafata amafaranga wabona iki kiganiro ayipindinzeho kuko tumuvuze none bayamuherega bayamuhe rwose nimero rwose bayamuhe sibyo bayamuhe ako kantu nako kari muri dute nyinshi amini muri dute zabayeho kuvyo kintu kuri issue ya Yago yego noneho wumve ariko yagiye atanga proof nyinshi ziko atanga amafaranga yose se ntayo mbanzi nuko rero ntago rero nahamye katari yose rero niyo umva nkubwire ayabahanayo yose nyine umva nkubwire ayo abahanayo ngo yabonetse ariko ugushuka akubwira ko niba gwaye miliyoni imwe rero cyangwa ya 200,000 akubwira atari ko yaka waruzi ko buriya rama 500 nanone kugamo 200 nanone sibyo cyangwa akaba nubwo abo ngabo bashaka guteranya abantu nabo barenganya abo ngabo bari guteranyaho cyane n'ubundi kimwe muri byo nukuvuga ngo niba atari ukuri ni ikinyoma kandi ibyo byose ni icyo kinyoma gihimba cyangwa si icyo kintu kivuga kuri case ya Yago aho bihengamira ko afite strike nuko bije nyuma yaho bigaragaye ko abatumirwa agiye akoresha muri uyu umwaka ushize 2021 hari abajya bajya mu matwi ngo bange Yago cyangwa bamuteranye nabo batumirwa urugero rwa mbere ni Yaka so bikaba ari n'urugero bikaba wenda byanaviramo se ko hari umuntu ushobora kuba yarakoze ikintu nko kwa Yago ushobora kumwiripotingira ibyo ntabwo nabiha amahirwe ariko ubwo urumva nimba abatumirwa babangisha Yago noneho Yago agakoresha content y'abandi bantu uko twavuze kuri nawo report yayibona ariko none akenda kuvuga ngo ni naka na naka kugira ngo wenda bidakura ibibazo birebire wenda mu gihe kiri no muri negotiation yego kwako none hari igihe none ikibazo tukivuga kugira ngo gikemuke kikakomena kurushaho yego et puis iby'urwango nabyo akabona video ivuyeho akajyuma akavuga atari korekane kwitiranya n'abantu runaka ariko nabyo biratuma noneho haba ikindi kibazo muri uyu mwaka abantu bibaze ngo ese Yago na babandi bagiranye ikibazo umwaka washize koko bariyunze by'ukuri cyangwa nukurenzaho ubwo ni nawe operation tuzahera reka duhinira hanga betse gatoya akandi kantu none se Yago niba atavuga uyu muntu aho nare kudramatiza ibi bintu akaba ari show era muri uyu mwaka dufite na Yago afite akazi gakomeye kuri we kuko niba amafaranga amunyuraho bijyanye mu batumirwa akavuga batari ko Yago yaraturiye ni ikibazo kimwe yego ikimibanire ye n'abatumirwa be n'amafaranga ahabwa sibyo hamwe n'imyumvire abafana be bafite kuko nayo burigira ikibazo
kuko birashoboka ikibazo Yago yagize umwaka washize gukemuka kwacyo Yago cyarakemutse atari uko mubona abatumirwa bo kuri ayo mashene yandi kuri shene ya Yago atari yo solution ahubwo ari uko bashyigikirana aba nagusharinga aba nagupostinga kuko twibwa ko na mbere yayo byo ntago byabagaho iyo namwe y'abatumirwa yo ikaba itaragerwaho ngira ngo wenda muri operation yo twavugaga Irene Sabin na Yago bano bazumvamo byinshi cyane byihariye ariko nanone ngira ngo kimwe mu bintu tusohoka kuzagarukaho cyane nuko kwiyunga kwabo nyine umusaruro wabyo mu by'ukuri wari uwuhe cyangwa ukwiye kuba uwuhe kubera ko n'uburyo byagenzemo makuru make dufite make nta numwe muri bo wafashe ya mbere ndabihuhuye ariko usiko kantu Moses yakavuze abantu bakumve mu kiganiro yakoze ibyo nibikiba yaravuze ngo byabaye ngombwa ko bicara ahantu amasaha arenze 4 ahubwo bivuze icyo kintu none se nyine kadusoze bana turabashimiye rero ngibyo iby'umwaka ushize wa Yago TV show ndetse n'uyu mwaka cyo twakwitegamo urumva ni umwaka wo gukora cyane no gukompeta cyane kurushaho ariko rero ni umwaka wo kutababazwa na views cyangwa bla 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 ndetse n'umwaka ukwiye kuba challenge ariko nimujya muzibura mujye muzana amafaranga nzibagurire zirumbire ngo medira zikuze ubushize Rabene we yaziguzera aya uvuza nyiyo ishu urambe mukiye kamve mu kiganiro nkayaka reka dusoreza aho ngaho Jalas ikuye mu kiganiro ubwo ni yari 10 to 10 TV ndetse na Jalas official Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde turabakunda tubifuriza ibyiza naho ubutaha